Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 19 kanama buri mwaka. Tariki ya 19 kanama buri mwaka duhimbaza abatagatifu Jean Eudes, abatagatifu Donati, umumonaki ubayeho mu kinyejana cya gatandatu, Mutagatifu Louis d'Anjou, umwepiskopi wa diocese ya Toulouse mu Bufaransa, wabayeho mu kinyejana cya 13. Duhimbaza kandi Mutagatifu Sixte wa gatatu, umupapa wa 44 wayoboye Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka wa 432 kugeza mu mwaka wa 440. Papa Sixte wa gatatu azwiho cyane gushyigikira ihame ryari rimaze gutorwa mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye Efeze, ryemezaga ko Mariya ari nyina w'Imana. Sixte wa gatatu niwe wubakishije bazilika nkuru ya Mariya iri Roma, Basilique Sainte Marie Majeure, anagerageza guhuza no kumvikanisha ibice bibiri byari bihanganye, igice cyo mu burasirazuba n'igice cyo mu burengerazuba bw'isi. Ngiye kubagezaho muri make ibyaranze ubuzima bwa Mutagatifu Jean Eudes. Ni mu kanya. Jean Eudes yavukiye mu Bufaransa mu mwaka w'1601. Amashuri ye yayize mu bayezuiti, aba umuhanga cyane mu nyigisho zose, ariko cyane cyane akaba intyoza muri filozofiya. Yinjiye mu muryango w'abihayimana washinzwe na Philippe Neri, wagejejwe mu Bufaransa na Cardinal Pierre de Berulle. Yahawe ubusaserdoti amaze imyaka 24. Kuva ubwo yatangiye gufasha imbabare n'abarwayi, ataretse n'indi mirimo ya gisaserdoti. Yafashaga n'abasaserdoti bagenzi be batari barize bihagije mu kubahugura mu nyigisho zimwe na zimwe. Ubwo yarageze muri paruwase y'ahantu kure bari bamwohereje, yabonye ukuntu abantu bataye kwemera, abona bagomba kwigishwa bundi bushya kandi no mu buryo bushya, kandi akurikije n'iki nama nkuru ya Kiliziya Concile de Trente yavugaga ku bijyanye no kwigisha abapadiri, abona ko koko ari ngombwa gutanga umusanzu w'ubwenge bwe mu kwigisha abapadiri kugira ngo babashe gufasha abakristo. Nibwo yiyemeje gusezera mu muryango w'abihayimana yari arimo baba oratoire, ashinga umuryango w'abihayimana b'abasaserdoti bitwa ab'umutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Mariya, Congregation de Jésus et Marie. Uwo muryango wafashije abapadiri n'abakristu kurushaho gukunda no kubaha iyo mitima mitagatifu wa Yezu n'uwa Bikira Mariya, bafasha kandi n'abanyabyaha kugarukira Imana. Jean Eudes kandi yashinze undi muryango w'ababikira witwa ababikira ba Bikira Mariya w'urukundo, Ordre de Notre Dame de la Charité, wari ugenewe kugoboka no kugarura mu nzira iboneye abakobwa bari barigize ibyomanzi. Jean Eudes yagaragaje igitekerezo cyiza cyo kubakisha amaseminari ahantu henshi. Umurimo w'ayo maseminari ukaba wo kurera abasaserdoti nyabo, bagatabara abantu bari bokamwe n'ubuhakanyi, bagakomeza abayoboke babigisha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ari mu mvugo ari no mu nyandiko ze,
Jean Eudes yitaye cyane ku basaseridoti ngo batunganye ubutumwa bwabo. Jean Eudes yabaye intumwa y'umutima mutagatifu wa Yezu, wuzuye urukundo akunda Imana se n'impuhwe agirira abantu. Yitabye Imana tariki ya 19 Kanama umwaka w'1680, afite imyaka 78 y'amavuko. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu mu mwaka w'1925. Umunsi mwiza ku bahimbaza abazina babo batagatifu uyu munsi ari bo Jean Eudes, Donati, Louis, Sixte. Namwe mwese mwari munteze amatwi, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.